ati umwaka wa kabiri ari amahoro. Tugeze kuwa gatatu igitokozo kirinjira mu nzu. Aho ati inzu yawe itangirira tokora iracafura. kuvuga mu marenga turashize. Inzu iratokora ni ukuvanga urugo nyine umugore arerura ukuye kose kwa Nyanza ku mwaka wa gatanu. Noneho harabigaragaza. Umugabo w'abandi ariko avuga nkazanumva karaje kugurira. Aravuga ati yemwe nimba muzamubona n'umwanya wo gusenga musengera urubyiruko rwa Amerika n'abavyeyi babo. Timwe nimba munabona n'umwanya wo gusenga nimba unasenga noneho uzuvuga ariko unadusengera ndicyacho nzagikora kuko ahubwo nzamushakira n'abandi benshi bamusengera. Nuko uwo mugabo ati ku mwaka wa gatanu umugore atangira kunyenzaho agatangira kuntuka agatangira muri prison. Ati fata kanga kwanje bigeraho nangaga kwinjira mu rugo mvuye ku kazi nkarara mu modoka hanze mfite urugo n'abana. Harimo umwana w'umuhungu w'imyaka 18 kandi rero umuhungu w'imyaka 18 ruguri wacu abafite umwana cyangwa babiri. Tibigeraho nje nkirinda ati akabugo mva ku kazi ngamba mpitira mu modoka yanje kugira ngo taja guhura na santonga. Ati ndushe nshonje nize gute mfite urugo naruhiye mu nkambi nabayeho mu buzima bubi twari impunguri bumwe nkazihebera abana bakajya tukareka nje na nyina. Atariko tumaze kugera muri Amerika inzu yuzuye ibicyo karara mu modoka mfite abana harimo umwana w'umuhungu w'imyaka 18 wo shaka. Ati nuko abo bana sibo umvaga umugore aragiye atokoje abana bose abishe mwose. Abagore arimo kwica abagabo bakica abana kuri base. Mwege abari kure n'abari hafi abari Canada, Australia, America no mu Bwongereza n'ahandi iwacu muri Afrika cyane cyane abanyembarara mu rugo turabasuje mwese aho muherereye inshuti zacu aho bwije twaye mwiriwe ndetse naho buke twaye mwaramutse. Turavuze mumeze mute mumeze neza aho bitameze neza mukomeze mwihangane Imana irahari. Uyu munsi bigenda nabi ejo bikagenda neza niko isi bimeze. Rero twongeye kugaruka kandi uyu munsi nkuko bisanzwe nkuko tumenyereye imbere ya kamera zacu imbere ya screen yanyu twagarukanye n'uyu muvyeyi wanyu mukunda muvyeyi wabo harimo abantu benshi bakuruta n'uyu muvyeyi w'abana biwe inshuti yanyu twagarukanye kugira ngo tubagezeho utuntu tumwe na tumwe baraje batwumve. Rero nawe wakwakira abantu unabasuhuza. Nakoze cyane kuti wabakiriye se ubu nyine amatorero twahuje fellowship abantu bawe utaravuga bo kwamagira ngo natwaye itorero batwaye kanisa mukutano wabaye. Hello guys bantu bo kwa Queen na Freddy muraho iminsi itari myinshi cyane ariko turashimira abantu bakomeje gukora share, comment, like, subscribe. Mwarakoze cyane nawe uje bwa mbere kora ibisabwa byose turakwiyegereje mu itorero zozama wiyumva ha. Turashimira abantu badukurikirana umunsi ko bukeye nuko bwije muri abantu b'ingenzi cyane. Twagarutse n'umusore wanyu ufite iyerekwa ritambutse ese unyine n'abakobwa nabo basigaye barigira iyerekwa cyane bari mu ko twandikiye baritambutse. Munyandikire munyandikire ture umuntu mpabwa nyandikire iyerekwa arihushutse cyangwa acisha inama mu wundi ayimpe mwandikire cyangwa ambwire niho byoroha ambwire niho byoroha. Urakoze cyane kwari kubasuza no kubakira inshuti zacu. Ni chance Misasebeni umuhungu wanyu kuri channel yanje murakurikirana kino kiganiro na Queen wa Freddy. Iyo twagize amahirwe twabonye umwanya
tuhuza imbaraga kugira ngo tugire ibyo tubagezaho twabaga tutari kumwe buri wese agakora wenyine ariko uyu munsi bizabaye ngombwa ko dukorana kino kiganiro tubafitiye inkuru n'ibintu ukuntu byifashe hano hanze hari ibintu tugiye kunyuzamo ikirarya umukasi tugiye gucamo inyanja inyanja tukura imwe ya Mose ayiwewe hano hari abantu babuze ko bambuka ariko hari umuntu bambwiye ngo usigaye ukora ibintu neza ukagarura abantu benshi hari ibintu umaze gutunganya muri iyo minsi inkoni ndayifite ariko se n'umutima kwanza wa mbere wavuye kuki kumva ngo ugire ishaka ryo kugarura ibintu urebe ibintu muri community hari ni community bazabita ko community yacu iryo shaka ryo kugarura abantu bagenda bitwara ukuntu wari kuye hehe kuko ndabona cyane yawe ariho ishingiye nawe uri nkaho wa muhanuzi utaratumwe n'abantu nkaje kandi Mariyamu wa muhanuzi wa kera bakazuhanura iryo shaka ryavuye kuko ikumva ko uzoza ureba ibintu bitagenze neza kuko hari abantu babona ibintu bimwe bipfa bakabireka kumva ntaco bimubwiye akavuga ati pfa kuba bitanturutseho ariko akaba n'undi ubona ikintu kitagenda nabi akama ivuga ngo reka ngende sinokwemera ko unceceka kubera iki wihanganiza ntambara zose kumva ko hari abavuga ko wivanze Michael uriya mugabo wo muri Amerika yaravuze ejo bundi ngo umugabo w'imfura w'umunyamurenge ngo yagaze azinduka ngo yagera ahantu ngo mu muhana atazi ngo agasanga hari nk'ahantu batazitiye neza akama abanza agashira ikoni hasi akagenda akazitira muri umuhana atazi agatambuka urumva kwa ngo aramire amatiku ari bube yenda y'umuntu inka ziri buze zikona na wa wundi boneshereje so aramusagiye ntaco byari kuba bitwaye ariko asa n'umuntu wivanza aja mu murimo w'abandi kandi so iyo atari kubikora ntaco byari kuba bimutwaye ako no kubikora bikaba byiza so wowe ni gute uzubona ibintu bitagenze neza kuko hari n'abantu benshi babibona akabireka wowe kumvugiza isho shaka biva kuki ubwo nyine ni umutima wanje kandi ngo waruvuze ngo se ngo impamvu ngo utabitinya ko bashobora kugutera amabuye ikintu cyose bagutereraho amabuye nta kintu uhaguruka gukora ngo bareke kugiteraho amabuye niki nyine uko hari umuntu uvuga ati biriya n'ibiki yakora biriya n'ibiki yakora ari hasi nkuko ari nk'umuntu amubwira ngo ibintu uzaba biri hasi wewe wageze aho wageze ngomba kuzahagera ndetse zahatambuka kubera iki niba yaragize kwizera aho yatangiriye siho akiri kandi nanjye wenda aho natangiriye siho nkiri agomba kwiyumvisha kuko ahageze ngomba kuzahagera naje asante cyane kuravuga neza reka rero tugiye kwinjira mu nkuru yacu turambira abantu bumve icyatuzanye mutereka gatebe mwegere hino cyane hari inkuru rero bacadinge abantu ufite phone ayegereze atayikubita hasi na muntu n'ufite n'uri kuri urebera kuri televiziyo yicare kuri yantebe iteganye na televiziyo ngo atagwara ijosi rero hari inkuru wambwiye ihari iyo nkuru ugiye kuyinjiramo hajya iri mu gihugu ntago nize ko atari muri Afurika Amerika ubu nyine giseregeranye amakuru azamakugeraho dore wowe unafite n'uwanyu ntabwo ari wabikubwiye ariko nyine nuko biba byoroshye cyane uku no mu kanya uko wari uriyo nimba wazuvugana n'umuntu uriyo uko wari uriyo hanyuma rero hari amakuru ari Amerika hari inkuru ihari kabisa yenda abantu bari aho hafi muri Amerika usanga ari muri katiye yawe yabereyemo rero niyo nkuru ugiye kwinjiramo uyibwira abantu niturangiza dutanga isomo ry'umunsi turebe icyo twabwira abantu icyo dushoboye ufite amatwi niyumva icyo umwuka abwira amatorero ufite kumva yumva udafite kumva kubera ko utahise tutoye bibiri
noneho uzi ubwira abantu hakagira bumva n'abatumva ngo umwana w'umunyabwenge yumvira mu isoko ubwo bano bantu bose bano ntabwo ari bose bumva hari ababyumva bakabitaho hari ubyumva akabikuramo isomo hari ubyumva akagutuka hari ubyumva akagushima rero uwo kumva niwe tuje kubwira iyi nkuru ufite gukuramo isomo ayikuremo rero hari n'ushobora kuba arimo kunyura muri kino kintu cabaye akomeze yihangane turatanga isomo nyuma rero ntarondogoye reka twinjiye muri iyo nkuru utubwire uko iyo nkuru igenda konga abantu tutabatera amatsiko karibu none mpuruyahaga uko byagenze ni amakuru y'umuntu ku giti cye ni umuntu wampamagaye arampabwa yama mpabwa aza nkurikirana ambwira ati yari yabonye ikiganiro cyawe yari yabonye kiriya kiganiro cy'ubushize ati uri mu guhonya abantu kiriya twavuze ko abantu bari mu gutuka abandi uzira impamvu bakabangisha arambwira ati naragukurikiranye numva ko ikintu ufite ku mutima ni ukigusangiza ukazakibwira abantu kubera impamvu n'umutekano twende tuba dushaka kwamba tuzana umuntu utumurambika kandi si ngombwa kuzana umuntu utazuja kuri media hari abantu batayikunda akaba ari umuntu uyihoraho niwe none garambwira ati wewe uzamvugira iyi nkuru yanje ariko ni wowe nyikishijemo cyane rwose nuko uwo mugabo arampamagara arambwira ati yewe umwana w'umukobwa niba uri umukobwa ati ko ndakuruta ni mukuru yari umubyeyi umugabo w'umubyeyi mukuru amakuru nuko njyewe ifite urugo narashatse kimwe n'abandi ndabyara pe Imana mpomugisha impeza abana tuba mu buzima ubworoshe n'uburemerereye ubuzima nyirabwo mu isi bari muhehe araba mu nkambi ino iwacu muri Afurika nicyo gihe bashakanye barabyarana baja muri Amerika bafite abana bari babanye neza ati nkora ubuzamu mu gitondo na nimugoroba ubushobozi bwabo bukeya ariko babanye neza ati n'umugore wanjye nta kibazo tubuzara buri munsi kandi turi bigenda neza ati kandi turi mu buzima nyine bukomeye tibuke Imana iradusubiza turagenda tuja Amerika tidushikeyo naho tumara nk'umwaka wa mbere ibintu ari amahoro ati umwaka wa kabiri ari amahoro tugeze ku wa gatatu igitokozo kirinjira mu nzu aho ati inzu yawe itangira iratokora iracafura kweka kuvuga mu marenga turashize inzu iratokora ni ukuvanga urugo nyine rutangira gusenyuka ariko hari ukuntu ibintu bitangira ariko turabona inzu ukuntu izitangira kugwa ariko itarika neza cyane rwose kandi ibintu iyo biza kukugira ntabwo bitangira ngo umunsi umwe uzaba bikwa bitangira gake nuko ku mwaka wa gatatu ibintu bitangira kujegajega mu rugo bijya nyine mushwana n'umuntu bwasha mugasabana imbabazi mugashwana bwasha mugasanzwe atariko umwaka wa gatatu ugere hagati ibintu biranga ariko n'ubundi gushwana niko byo bisanzwe by'abantu bose akabona birimo kuba cyane kuruta uko byabaga ahubwo kera nyine hari ukuntu nyine ntagobana n'umuntu mureke gushwana ariko n'akabona akavuga ati kera tukiri mu nkambi ubu nyine dufite ibintu iwe agatangira ku mwana wa mbere ko twabyaye wa mbere tumeze gutyo wa kabiri kukangahe unye ko rero turi mu gushwana cyane kuko ni umugabo ufite abana 6 nuko birangijega uwo mugabo ku mwaka wa gatatu ugeze hagati akabona biranga nyine nawe ntiwoyobega ibintu bipfa n'ibikira umwaka wa gatatu uwa kane uwa gatanu ibintu biba birapfuye ati biranga mu rugo umugore arerura ukwiye kose kwa Nyanza ku mwaka wa gatanu noneho harabigaragaza umugabo w'abandi ariko avuga nkazanumva karaje kukugurira aravuga ati yemwe nimba muzamubona n'umwanya wo gusenga musengera urubyiruko rwa Amerika n'ababyeyi babo timwe nimba munabona n'umwanya wo gusenga nimba unasenga noneho uzuvuga ariko wabona dusengera icyo nzagikora
kuko ahubwo nzamushakira n'abandi benshi bamusengera nuko uwo mugabo ati ku mwaka wa 5 umugore atangira kunyenzaho agatangira kuntuka agatangira kuberaga itegeko akitukira umugabo te Amerika haba itegeko umugore nagutuka ntumusubiza musubiza ukamushiraho urunyafu niyo musubiza iyo musubiza arasoba kubwira ikirenze ico kenda uburakari buze kandi n'ubuzima nyine busanzwe umuntu iyo mutonganye mugasubizanya amajambo ntibizemera neza kera niyo umuntu asubizanye kera agabonamo umugabagabo se wora mu kurugutwi kera muri kese umugabo garavuga ati ibi bintu ko birerekeza ahantu habi shobora kuzarakara ngakuzaho no mugore urushe kandi Amerika ngo kojeho umugore urushe ni muri prison muri mabuso neza urayizi mabuso nuko ati umuntu atangira kungira gutyo kabona nta yandi maherekeza ashaka nayo kunta muri prison ati fata kanga kwanje bigeraho nangaga kwinjira mu rugo mvuye ku kazi nkarara mu modoka hanze mfite urugo n'abana harimo umwana w'umuhungu w'imyaka 18 kandi rero umuhungu w'imyaka 18 ruguri wacu abafite umwana cyangwa babiri tibigeraho je nkirinda ati akabugwa mva ku kazi ngamba mpitira mu modoka yanje kugira ngo taja guhura na santonga arushire ati ndushe nshonje nize gute mfite urugo naruhiye mu nkambi nabayeho mu buzima bubi twari impunguri bumwe nkazihebera abana bakajya tukareka je na nyine atariko tumaze kugera muri Amerika inzu yuzuye ibijyo karara mu modoka mfite abana harimo umwana w'umuhungu w'imyaka 18 wo ushaka ati nuko nese abo bana sibo umvaga umugore aragiye atokoje abana bose abishe mwose abagore arimo kwica abagabo bakica abana kuri base kandi base bahari abwira arogaga yama yicaza abana umugore ati ntaso mugira ni igipfu kuri twari tubona muri Afrika no umugore urumva yamwiyenjejeho biramunanira abona umugabo atari kumukozaho urusha umugabo yarihanganye umugabo kandi nawe kwihangana si buvura cyane yatinye prison amapingu yatinye amapingu kandi nawe nyene ga nibyo none suje kwita mu muriro nuko birangije acafuje na wa umwana w'umuhungu neza baye hoho mu mutwe abahungu bari mu kuba hoho mu mutwe ujye wimfuraga mukuru isa ngo yinjira mu kandi ubonye bifire kumfura nuko bose ise ngo yinjira mu nzu uti papa urimbwa ibaza icyo kintu sha papa wawe wakubyaye yinjira mu nzu ukamubwira imbere ya nyoko ngo urimbwa yarakuze mu buzima umugabo w'abandi gati uyuga noneho nawe gakibaye ikigerageza n'umwana nawe ga ni umukozi aho rushi ni hahandi ga ni nyina ngo umwana muri Amerika ngo na nyina n'imboga ngo ni bimwe niko bavuze ngo birangana ngo nta mutuzi ubikoraho nuko umwana ise yinjira mu nzu papa urimbwa turi umugabo yose ndi umugabo nawe nyine we yarakuswe yarahetse yabonye ko umugabo akwari abagabo bihangana umugabo nambwe turi intwari da akubwira ibaze gutangira ku mwaka wawe urumva bamaze 2 bari mu mahoro iyindi gaproronje batangira bari mu bibazo nuko ati bigeraho abana bose bamvaho baranyanga ninjira ahandi umwana hagarara iruhande rwawe uri urya ngo kurarya nturimbwa ati none wa mugore akoresha systeme yose ku buryo uriya mugabo azakora reaction ati none ndabibona bigeraho mu buryo ashaka ko nsohoka mva mu nzu ati nanjye nkareba abana baje naruhiye abavyeyi se umuvyeyi kandi kuri niyo umwana yumutuka imbabazi ntizazishira nakuri imana abantu bazakora ibyaha ariko imana ikagumika dukunda umwana umuhungu binjirise akamutuka bigeraho ku rwego umugore atagitekera n'umugabo ibicyo nica inzira zose arazica umugabo akava ku kazi akitekera akajya hamwe yabona umunsi byaremerere byabaye intonganye cyane akisohokera akaja karara mu modoka gutanga amahoro mbese we yashaka gusa amahoro
kandi umugabo arambwira ati yemwa simwe inzoga ndakora nkishura inzu nkagira gute ibintu kuva dushakanye sindamukozaho urusha sindafata inzoga ngo wenda ngo mvuge ngo anziza inzoga anziza kudakora ndakora uko bukeye n'uko bwije none wa mugabo we ni ukabona ari iki ntacyo gusa no gushaka kumfungisha namara singuka ko mugore ati kandi rero ikiri mu kumbabaza nuko yishe umutima abana kuri nje nta kintu kizima nokora ngo abana nta kintu nokora bazi ko papa ari mubi bazi ko ndi imbwa ntibazi ko ari mubi bazi ko ari imbwa kandi kera umuntu yakugereranyije imbwa ni ikintu kibi nyine ikintu kiri hasi giciriritse ati bigera kuri urwo rwego ti no kugeza n'ubu ndi muri ayo mabomba nabuze uko ngira nanze gusohoka ngo nsige abana banjye aho nafashe akanwa kanje biraho nuko bimeze ariko ngezaho ibintu bingeza ti rero wa muntu we muri mu kuvugira abantu benshi mwumvuganira ti kandi ati hano ingo nyinshi muri Amerika nimba muri mu kubona abantu benshi batandukana bimwe biri mu guturuka no mu bana ati kuko sino mfite umuhungu w'imyaka 18 ngo abone ndi gutongana n'umugore areke kubaza ati se papa na mama ni umwana ushobora guca urubanza umwana w'umuhungu niyo yaba ari umukobwa agomba guca urubanza akavuga ati se kuki muri gutongana yabona byanze abana bonyine bivuganye bakundanye akavuga ati turasohoka tubate muri iyi nzu boyigumamo se isonanye uko ndi bokuma mu nzu abana bayisohotsemo bukwa biyunga kandi bazavuga ngo urugo rutabamwe amahoro n'urugo rutarimo umwana ariko umwe none ingo zirimo abana nizo ziri mu kubuza abavyeyi amahoro urumva ninka icyo kintu carambabaje sha kuvuga kumva yabuze uko agira urumva ni se ngitego yo kubikubwira no kugira ngo akuru abone waturiye cyangwa none arambwira ati icyonze hano muri iki gihugu sinjeje nyine uri muri cyo kigaragaza ati barahari hari uwo wenda abana bakimuriho umutima atariko benshi mu ijana nubwo batabivuga barahari majority nimba muri mukumbona abantu batandukana n'abagore ti byinshi birimo n'abana umugore ari mu kubanza akica abana mu mutwe akabakwicamo hanyuma akabona nawe kukwica none umugabo aracyari muri ayo none gari muri ayo ati nabuzemo amahitamo nabuze icyo nkora wombwiriye na cyangwa twabwira cyangwa wobwira abahe abantu nawe hari umuntu niba ari wogira igitekerezo akatubwira muri comment twumva yenda igitekerezo kiruta ikindi cy'inama y'umuntu ariko numva uwo mugabo arimo kwihangana gukomeye arimo ubukristo ahubwo bukomeye kuko nta bundi bukristo burenze kwihangana urumva iwe ashaka kubaka ariko umugore ntashaka kuyubaka urumva ashaka kubaka ariko umugore ntashaka kuyubaka n'abana ese yewe mwana w'umuhungu n'umukobwa ufite imyaka 18 ushaka kugira 10 kurabona nyoko akaza akakubwira ngo iso nimbwa iso yarakureze mu buzima bubi yarabaye mu nkambi agakora izamu kugira ngo wige ubeho wamara nyuma iso akabandi twe nuko tutwara kuziga twe bapapa tutarabonye sha uzwanga icyo mugotiza ariko ukamvuga ngo iso nimbwa none uyu munsi tuje gushambura abana urubyiruko rwa Amerika mu izina rya Yesu mucike kuri izo ngeso rufite ibyo bintu namwe bagore niba wanze umugabo wawe mwange ku giti cyawe reka kwangisha abana ise ese ibintu ntibyakabaye mu ibanga mwangane we umugore n'umugabo ariko mureke kwangana ubundi ngo imfura ziwaca abagabo n'umugore ntabwo yatonganaga umwana ari kumubona batonganaga ku ruhande cyangwa abana bajyana bakabonaga kwikorerana nawe kurasa ndabifuza no kuricaza umwana ise karaje mu kazi ukicaza abana 5-6 ukamubwira ngo isoni mubi nimbwa imagi abana nimamara kwanga se hanyuma uzabera nyoko ese yawe muhungu wavuga ngo isoni nimbwa uzashaka nyoko cyangwa uzashaka marayika ese ejo kwejo uzashaka uziko muzahura zameze gute sha
azaba ameze gute kandi buriya bazavuga ngo inkota wishishije undi niyo izakwica nawe ushobora kugira urugo rwa nyoko na so gutyo urwawe se uzi ko rumeze gute nawe mukobwa uzi ko uzashaka umugabo umeze gute umugayo wa so cyangwa umubaro wa so umuvumo w'ababyeyi uzi ko utazagukurikira kandi nga nawe ntuzi urugo rwawe ejo cyane rwose kurabona urwa so na nyoko ariko ntuzi urwawe ko ruzamenya umuhungu w'imyaka 18 isoko arinjira avuye mu kazi kamubwira ngo urimbwa umuhungu nawe nimba wakurikira kino gano papa ugenda ukizwe uriyizi akizwe kandi niba hari n'undi wawe ubikora nyabuna mwabana turi kubwira hejuru ngo hasi yumve namushikira ingo tukubwira yiyumve ndetse nuzo ubikora utarakoze iyo story yo muri iyo nzu iri mu yindi nzu tutamenye please kandi n'abagore ni ukuri niba umwanganye n'umugabo niba nta kintu hari ikintu mutahurije nawe reka kumwangisha abana be reka kumwangisha abana be ni mutandukane mu mahoro cyangwa reka kushaka kumwangiriza ubuzima ngo mute muri pirizo umuboheshe gute umugabo mwabyaranye mufitanye abana 6 ushaka kumubohesha nta kintu ntiyagutemye ntiyagize gute ntiyagubise ukumva gusura muhazi ngo kwaga mugize muri Amerika ngo sigaye utwara akamodoka ngo kurapagasa umugabo yaragupagashirije akararizamu urabizi mu mutima wawe ko yagupagashirije niba mutandukanye n'umugabo niba wanze umugabo reka abana bakunde se niba gukunde bakunde nase cyane rwose ariko reka kwangisha abana uwo mugabo arambwiye ati ibyo birahari abana benshi bari mu kwanga basi kubera icyo kintu uwo mugabo turamwihanganishije no kuri vyimazeyo tuvuze ngo yihangane muri iyo miyaga ari gucamo akomeze yihangane nkuko yihanganye no minsi yose cyane izuba rigiye kurasa mu rugo cyane tuzamusengera nukuri abantu mumusengere umugore uwo mutima wita wa shitani wa Yezabeli umugore nkabaye Yezabeli turawushambura uwo mutima mu izina rya Yesu umuvemo uwo mugabo kandi n'abantu ingo zimeze gutyo zazishegajeka nimwiyunge nimuhuze nyabuna yemwe umuntu mwabanye mu bukene ariko mushitse mu bukire kandi kuriya nta ingo zatandukanye cyangwa zasenyutse arizo zirimo ibibazo kurusha izindi ahubwo habayemo kutihangana kurusha abandi nk'uyu mugabo yatihangana baratandukanye kera aba yarasotse ubwo urumva umugore ashaka ko umugabo ari we wahukana nimba uwo mugore kuko ashobora kuba afite isheri ahavuga ngo wenda umugabo ni gito n'ibiki wa mugore we nta wundi mugabo uzobona udafite amakosa n'undi yenda woje n'undi uzogutwara afite umugabo n'uzotwara umugore ufite abana 6 oya nashaka mutwara ariko nabwira abana ati iso n'uyu iso ni mwiza nta kibazo ari nje kuvuga uwo mugore wowe wibwira ko umugabo we ananiranye ari gito n'undi mugabo uzobona afite nimba umugabo wenda azataha bwije uwa mbere wamwange ko azataha bwije undi azatamura kwerera yenda wanasanga azasanga azakare akajya cyane ibiryo birabuze muri Amerika no muri Afrika birahari akaba ari wo guhingirwa okay umuntu wese uwo kwangira uyu kino uri ugasanga afite ikindi nuko kandi ukabona kijya ujya yazanye nicyo kigoye kurusha kijya cya mugenzi wundi ari wowe urugo rwawe runane cyangwa umugabo ari we gito cyane zira zose zingo zitasenyutse suko ari amahoro masa zirimo ibibazo zarahiye zirashirira ariko barahagaze kuri uriya mugore nawe usanga afite ishiri ukazana tukavuga ngo ibiki ngo nyine urumvaga ntitwumvishije iby'umugore ariko gusa ikosa rya mbere njyewe simpamvuga ngo shere yagiye ikosa rya mbere gusa nuko yangisha abana isa ibyo bapfa urugo ibibango byinshi ariko wa mugore n'imbuga izicufa n'umugabo reka kumwangisha abana reka kubona abana ko ari babikuritse ariko reka twihanganishe umugabo dusoza ikiganiro kitaba kirekire uwo mugabo wihangane n'ukuri ubwo wagize umutima wo kuzuka tuvuga ngo tubigeze hano wumve n'ibitekerezo by'abandi bantu umuntu uzuruka abantu bazakubwira ibitekerezo zabo ukumva nawe icyo ukora kandi ukanaruhuka ivuze ibintu biri mu mutima hari abantu benshi bafite amadepression cyangwa baba bayi mu mutima bagumanye ibintu iyo ngiyo
rero iyo abantu bose banumvise n'ibitekerezo by'abakumva ukamubona umuntu ukaragenda reba nkushize nagiye i Kigali tujana n'umugabo umwe we yamagenda yivugisha mu modoka ibaze urumva nk'uwo mugabo adafite ibibazo muricaye mu ntebe gutyo umwe yicaye undi aha kari amagenda yivugisha ibyo ni ibibazo byarenze abantu nyabuna ni ibibazo byarenze abantu kubwira gutya nkiyava nk'umwegera nkamubwira ati muze niki ko wagejeje kure yari kumbwira amawiri ariko nyine ni ukuvuga ngo bagoremwe ni ukuri hangane nta rugo uzabona rutarimwo intambara nta mugabo uzabona umeze nka marayika antose aba ari bamwe mugende mwihanganirane mukomeze mukundane kandi mukundisha abana basi mureke kwangisha basi abana umugore umwe numvise ntabwo byagenze gutyo ngashika hanze n'umugabo yamayigira nabi gusa uwo mugore bari babana ino iwacu umugore ashike yamayigira nabi ku mugabo yigira nabi ku mugabo umugabo yavuga umugore akamusubiza yigira nabi azo umugabo yamagira ubutara bati tuzoje gakuramukanya iri efi wacu muri Afrika tuzoje kuramukanya izo nkuru azambara tuje kuramukanya yamamwengeshangisha mweka ko bijya byose yamukoreye ntacu bitwaye maze bashike aragenda baja gusura iwabo baragaruka baja muri hoteli yishura hoteli aho ngo ikintu cyose kiba hano mukihangane muceceke hano turi muri hoteli mwakodeshe mwamwishe amafaranga yanyu barafunga aza acinkoni nziza aramukubita umugabo w'umunyamurenge aramukubita aramuyotsa ati wowe ntasoni dushike muri Amerika urasaze aramukubita neza muhindura inyama ahubwo naje nushigikira arangize bajaga iwabo umukobwa bavuga ukuntu zose byagenze avuga ko yaje aramukubita basubirayo arakira ubu ngubu ameze neza none ko amasengesho ananiranye nibafata ikoni wenda n'uwo byahira bigenza gutya cyangwa uwo wabigishije biranga bazabafata inkoni kibazaga ngo muri kiriya gihugu rero nicyo kibazo namwe mukoresha ubwo bwenge arabunyotse ariko ni ukuri nta hantu muri iyi si nta muntu muzabana mutagize icyo mukosanya abantu babiri bakuru ariko hariho kwihanganirana kubabarirana nuko mwabana mwe mugende mukunde mukunda ababyeyi bose ababyeyi banyu nimba banganye mwe ni mubakunde nukuri mubakunde so guys murakoze cyane mukomeze mukore subscribe share abantu bo kwa Queen mukomeze mubikore neza sawa Queen urakoze cyane urakoze ku namutanze no ku nkuru haya abantu benshi bino bintu birimo icigisho cyinshi hari abantu nkuko twatange tubivuga bazabyumva bagakira hari umuntu uri kunyura muri bino bintu hari umuntu uri kunyura muri bino bintu nawe umeze nk'uwo mugabo hari umugore uri kunyura muri bino bintu so uwo muntu kumubwira ko atari wenyine ibibazo ari rusange yihangane akomeza asenge ikindi twihanangiza abantu bari kubera abandi bisitaza ni nko kujya Bibiliya yavuze ngo bisitaza ntibizobura ariko ishyano riri kubabizana amen none nk'abantu babera abandi ibisitaza please mustoping umuntu mwobana neza mu nkambi mukenye mukananiranwa mukize nukuri mugende muri kivyo bintu nukuri ko ibibazo ntaho bizaba ariko mugende mwihangana hanyuma rero impamvu intego y'uyu muvyeyi wakuvugishije yari kugira ngo n'abandi bantu ntagato twenyine umva tunjewe na Queen tuvuze ibitekerezo byacu n'abandi bantu bamuheza ibitekerezo muri comment wese wabikora gute wabigenza gute musengere ikindi muri comment mutange comment muvuga ko ico inama mwamuheza murakoze n'ukuri kudukurikirana ibiganiro n'ubu nakagaruka turi kumwe ubutaha ngira ngo twasoze ikiganiro yego murakoze cyane